Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Uyu munsi mpuye n'uruva gusenya. Shitani isigaye ikora bugaragaza inshuti zanjye. Mu gitondo hari umuntu wampamagaye iwanjye ngira abantu ncumbikiye. Agira gutya arambwira ngo none se ngo ko hari umuntu ngo wohereje ibintu hano ngo mufitanye gahunda ni se uwuhe? Ati ni abana bazanye ibintu by'imikeka n'amajerekani bigaragara ko ari ibintu bishaje ariko bisa naho ari umuntu wimutse. Nabane nta muntu ufitanye nawe gahunda pe. Ati se none ko bavuze ngo yavuze ngo tubisiga ahangaha ni rwose pe ni nta muntu ufitanye nawe gahunda. Ubwo abana ngo barangije babisigaho baragenda. Uko byahaje nuko byagiye simbizi. Noneho icyaje gukurikiraho ni ikihe rero? Rwose inshuti zanjye mwambabariye kuko mugakorera Imana, ko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ubwo ndicaye nyuma imbere y'aka kanya rero ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo araje. Akihagera ambwira ko ari gushaka uwo muntu wampamagaye ambwira ibijyanye n'ibyo bintu by'imisambi n'ibijerekani. Noneho ndamubwira nti se muguhamagarire? Ati oya, ati twavuganye araje nta kibazo. Ati se wantiza ahantu mba niyicariye nkaba nicagingira telefone? Nti nta kibazo, na sharijeri ndayimutiza pe. Nuko arangije nyuma haba haje umuntu w'umubyeyi pe, inshuti zanjye, umuntu w'umumama wari wambaye neza, yambaye ibitenge byiza, yambaye yiteze igitambaro, ubona ko ari nk'umuntu wiyubashye pe, ariko nuwaha muri karitsiye aho dutuye, ariko ntabwo wamukekeraho ubusambanyi ni ukuri. Ikintu cyaje kunsetsa ni ikihe rero? Ni uko yambwiye ati ndashaka umuntu w'umupapa undangiye ko ari ahangaha. Yewe ni nta kibazo rwose, reka mubaze. Ndamubajije arambwira ati nta kibazo mubwira aze hano. Umugore aragiye, nanjye nigira mu byanjye. Hashize akanya nibwo agatima kaje ndavana, ariko aba bantu ubundi ni gati kinacumbikiye. Reka njye kureba aba bantu mbaye ntije aho kwicara. Cyore nagiye nsanga umugabo n'umugore rwose bari gusambana, ndumirwa. Inshuti zanjye, ubu iyi si koko niho igeze? Umuntu w'umugore usambana n'umugabo w'abandi? Yezu akuzwe. Namwe mumbabarire mumbwire, ubwo se murumva atari abadayimoni bari bimukiye hano iwanjye bazana n'ibisambi n'ibijerekani n'ibiki byose? None njye nifatiye abo bantu gutya bugaragaza ku manywa y'ihangu iwanjye? Ese urumva atari ikibazo? Bise binyibutsa kera rero inshuti zanjye, reka mbabwire, nubwo nababwiye ngo maze imyaka 14 nubatse. Nkigera mu rugo ku munsi wa mbere, umugabo wanjye yabaye mu bihaye Imana, yari umufurere. Ubwo ni ukuvuga ngo abafurere bagenzi be nyine uko bagombaga guherekeza umuntu wabo. Ariko natunguwe n'umuntu wihaye Imana waraye abuze abantu amahoro n'umutekano kuri uyu musozi, ari gushaka kubafata ku ngufu. Kristo Yezu akuzwe. Ibaze umuntu w'umufurere, umuntu wihaye Imana w'umutinganyi, noneho yirukankana gutwana tw'uduhungu muri karitsiye. Na n'izi isaha ntagaro kubabeshya. Iwanjye ahageze ni ukumucungisha ijisho, kubera yuko mba nifitiye ubwoba ko yamfatira uduhungu. Nawe umbabarire isi ahantu igeze. Noneho ikintu cyaje kumbabaza rero, uwo muntu yambihirije urugo ku munsi wa mbere w'ubukwe. Mbese nkigera mu rugo nuvuga ngo baraye bahanganye n'uwo muntu witwa ngo ni uwihaye Imana wari iwanjye. Noneho ikintu cyaje kunsetsa rero, hashize nk'ibyumweru 2, nuko noneho umuntu nanone w'umubikira, kandi n'ubu ngubu ni umubikira, yaje nawe ashaka kunsenyera rwarira iwanjye amura. Kristo Yezu akuzwe. Ibi bintu rongeye mba mbabwira ni ibintu nabonye n'amaso yanjye, nta wundi wabimbwiye, ni ibintu nagiye mbika mu mutwe. Ariko icyanzanye kuri iyi cano ya Mukandengo Marie Clarisse, mbere nafunguye cano ya Marie Clarisse Mukandengo mbinyubuza mu buzima bw'uburwayi bwo mu mutwe. Ariko abantu bumvaga hari wenda yuko nabijyanye mu buzima bwabo nibo baje gufunga cano yanjye, ariko ni abavandimwe banjye. Ibi bintu ni ibintu nabayemo, ibi ni ibintu nakuriyemo, nanga abantu b'abasinzi n'abasambanyi.
biturutse ku bavandimwe banjye. Kristo Yezu akuzwe. Ndi Marie Clarisse Mukandengo, mvuka i Gahanga mu karere ka Kicukiro. Abo duturanye murabizi cyane kundusha, abo twari duturanye iwacu, abo duturanye iwacu muri make. Ni ibintu byabayeho, abavandimwe bibera muri Kadrake, abavandimwe bibera mu kabyiniro, papa agatanga minerivare ngo abana bagiye ku ishuri, kumbi bibereye muri ibyo bintu by'inzoga n'ubusambanyi. Kristo Yezu akuzwe. Iyi minsi ya none rero ikintu cyantunguye ni uko ari ibintu byankurikiye n'iwanjye mu rugo. Ibaze ku munsi wa mbere w'ubukwe ukajya ukabona umuntu w'umufurere, ukabona ni umutinganyi akubihirije ubuzima bw'urugo. Ikintu cyaje kumbabaza ni icyo. Noneho uwo mubikira nawe araza arwarira muri wanjye. Kristo Yezu akuzwe. Ibintu mvuga ni ukuri. Umugabo wanjye yari umukominote bita Pendovi hano mu karere ka Rulindo, muri paruwasi ya Rulindo, ariko abo babanaga hafi ya bose, kuko ndabyibuka icyo gihe nibwo namubajije amavu n'amavuko y'umuryango wabo. Arangije arambwira ngo rero ngo niwe wari ubakuriye, yari regionali. Ndaje ndamubaza abantu bameze gutya ubayobora uti? Arangije arambwira ati rero ati baje kugeraho noneho hadukamo ibintu byo gukundana, abafurere bagakundana n'ababikira, ababikira bagakundana n'abafurere, ubwo abadakundanye baba batinganye. Nuko ndangije rero nagize gutya ndabisengera, maze kubisengera ndota mbona kominote bayirukana i Rulindo. Ibyo niko byabaye pe, imbere y'Imana ishobora byose. Nahise mu gitondo mubwira nti naraye ndose mbona padiri abirukana kuri paruwasi. Ni kandi narose baza kuba hano iwanjye. Nkubwiza ukuri rero, bano bantu mwabanye ntabwo mbashaka mu buzima bwanjye, ndakwinginze ntumbabarire. Koko nkibivuga nibwo bamuhamagaye bamubwira ati padiri aratwirukanye. Ati none niweho tureba, kuko niwe wari udukuriye, niweho dushaka w'icumbi. Ikintu namubwiye cyo, kuko imodoka yahise ibazana n'inkoko n'ingurube n'iki byose, naramubwiye nti nk'umuntu w'umukristo amatungo yabo ndayafata, ndabaha inzu zo kuyashyiramo pe. Inkoko bari bafite inkoko zigera nko muri 50 n'ingurube zo ntibuka umubare. Mitamubwira nti izi nkoko n'ingurube ndabibabikira, ariko ubuzima bwabo bashaka kandi babwerekeza ntabwo bishoboka. Baraje bakodesha hirya yanjye, bakajya baza kureba amatungo yabo. Noneho bituma menya yambabi yose babayemo. Arambabaza cyane y'abantu bihaye Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo bamaze kubirukana, bamwe baje gukodesha aho ngaho, abandi bajya kwishakira abagabo, abandi baraguma babebera gutyo. Ngayo nguko. Kristo Yezu akuzwe. None mu murimo w'Imana, niba uri umubikira w'umusambanyi, niba uri umufere w'umusambanyi w'umutinganyi, nshuti yanjye wabivuyemo, iyo Mana ukorera ni bwoko ki? Ubwo rero uyu mugore nawe anyibukije iyo nkuru y'ubuzima bwanjye, bituma mbizana kwiherera mu nzu y'umuntu ukaza kuhashyira abantu b'iwanyu bitabye Imana. Koko iyo uri mu busambanyi, uwo muri gusambana n'abantu babiri bari gusamba, ni ukuvuga ngo ni abantu babiri bazanye imiryango yabo y'abapfuye, baba bari guhuriza aho ngaho. Nshuti yanjye, wowe utekereza gukorera ubusambanyi mu nzu y'umukirisitu? Njye hano ncumbikira abantu, mfite amazu, ariko ni ukuvuga ngo umuntu uje wese azanywe na tubiri iwanjye, kuko njye sengera abapangayi, kamwe karamucika agatwara kandi. Hari umuntu uzarera akagendera mu busambanyi, 2 3 bakamwirukana ku kazi, akibaza ati kuki banyirukanye ku kazi? None se ni njye wumirije? Ndimo Roho Mutagatifu, ngomba gusengera ibyanjye, nkabohoza ibyanjye, ubundi abo bantu bawe nkabohereza mu irimbi. Kristo Yezu akuzwe. Dusabirane rero tuzabona iherezo ryiza ry'ubuzima. Ariko uwo muvandimwe w'umubyeyi arambabaje, kuko ni umumama wiyubashye duturanye. Noneho umuntu bagiye bari batangiye imirimo y'ubusambanyi, ni umuntu wigendera. Hano iwacu i Rulindo hari ahantu bari gukora umuhanda, ahantu bita mu Nyange. Ni umuntu wigendera waho ngaho rwose, waje mu kazi aje gupagasa, nta nubwo bari banamara n'amezi 5 hano. Wumva ukuntu buriya abadayimoni banukirana, wumva ukuntu bakundana, ku buryo umuntu ahita abona mugenzi we yuko ari umusambanyi mugenzi we. Kristo Yezu akuzwe. Iwanjye rero harasharira. Usenge niba usenga, unsabire ngusabira,
ariko abo badayimoni b'ubusambanyi tujye tubohereza mu irimbi niho baba, ntabwo bagomba kubana natwe. Dusabirane rero. Kristo Yezu akuzwe.